Reka nongere mbaye ikaze rero, karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere Jeremy Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yakove Muhirwa ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu holochim lilohot hayom. Ese uyu munsi tugiye kureba iki? Tugiye kureba impamvu tuza hano ku isi, kuki abantu bavuka bakaza ku isi bakabaho bakagenda, abandi bakaza, abantu bakavuka umunsi ku munsi, biterwa n'iki? Reka maze mbasuzerera mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo na Muhirwa, Imana yawe, Imana yanjye, Imana yacu twese, byose ku bw'umwami wacu Yeshua HaMashiach, benshi bita Kristo. Tugiye kureba rero impamvu abantu bavuka. Ese kuki abantu batamenya impamvu bari hano? Bigenda gute? Mbere yo kwinjiramo rero, nk'uko mumenyereye, banza ukandeho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi, kuko nzi ko bugiye gukangura benshi cyane batazi impamvu bari hano, batajya babitekerezaho. Ese ujye ubitekereza impamvu uri hano, ujye ubyibazaho. Reka tubyinjiremo rero, nkuko nakubwiye. Reka maze mbashimire mwe mukomeje kwandikisha, muri kwandikisha kwinshi cyane umunsi ku munsi, amanywa nijoro, binyereka ko munyote ukuri twahishwe imyaka 2000. Ibaze nawe, reba ku isi hirya no hino ibyo abantu bibereyemo, ibintu bidafite agaciro nibyo abantu bakurikira cyane, ariko ijambo ry'Imana kugira ngo bamenye ni bande baje hano kugira iki, ibyo bintu abantu babikurikira ni bake cyane. Reka twinjiremo rero turebe. Wakwibaza uti kuki ndi hano, naje kugira ni? Maze iminsi nibaza kino kibazo, narakibajije. Ese kuki tuza aha? Urebye ibintu biri kuba, biterwa wenda n'ahantu abantu bari, abari mu Rwanda, abari mu Burayi, abari muri Afurika niyo hino, bari muri Amerika. Ibyo tubona, amakuru tubona aratandukanye, abanyuranye, ntabwo abaramwe. Hari ibintu biba wenda nko kuri Amerika, bikabaho ngaho, bitagera ku yindi migabane. Tuvuge nk'ibintu biri gutera imbere, byo kuvuga tuti ese bimwe bita iminsi yanyu abantu bavuga igeze he? Ese ukuri kuri kugenda kugaragara? Ese ikinyoma kiri kugenda kigaragara? Abantu bari kugenda bitandukanya, abashyigikiye ukuri, abashyigikiye ibinyoma. Ibintu bimeze gute? Ibintu rero, kubera ibintu maze iminsi nkurikira, naje gusanga ko isi iri kugenda yigabanyamo ibice bibiri bigaragara. Abari ku ruhande rwa Satani b'abanyabinyoma, n'abashakisha ukuri bari ku ruhande rw'Imana. Wibuke ibintu nabikubwiye inshuro nyinshi cyane, nabivuze inshuro nyinshi cyane kubankurikira, ko muri iyo minsi, mu bihe bizaza, aribyo turi kwinjiramo ngubu, ukuri kuzishakira inzira. Wibuke ko ukuri kubohora imbohe. Kuki tuza hano ku isi rero? Tuza hano ku isi, nibwo kare nabyibajije, maze n'igihe mbyibaza, none uyu munsi mbyibajije, ijwi rirambwira ngo tuzanwa no gukiranuka, tuzanwa no kubera abandi urumuri. Ndatekereza, ndareba kuki abantu bavuka, ukagira abana 3 4 bagakura, bakabyara nabo, bakagenda, hakaza abandi. Bigenda gute? Kwa gukiranuka twabeshywe, twahishwe, abantu batajya bavuga, uzarebe. Niyo mpamvu namye nibaza, kuki amateleviziyo, nta televiziyo urabona biriya bintu bavuga by'amakuru, amakuru yose aza buri saha, aba arimo ibintu byo gukanga abantu, byo gutera abantu ubwoba. Kuki batigisha abantu turi bande, twavuye tugamije iki? Gukiranuka rero, kuki tuza kugira ngo dushaka gukiranuka? Wibuke ko ubwami bw'Imana bugomba kuzaba mu ijuru bukaza. Kuki gukiranuka? Nuko Imana gahunda yari ifite mbere irema, yashakaga ko iyi si imera nk'uko mu ijuru imeze. Ntabwo rero bishobora kumera gutyo hatari gukiranuka. Reba nawe ibiri kuba mu bantu, yaba muri Afurika, yaba muri Amerika, yaba i Burayi. Abantu bari kugenda barushaho kujya mu kibi aho kujya mu cyiza. Reba amakuru acicikana ahantu hose agezweho, nta kintu kiza kiyarimo. Niyo hanyeretse ko ayo makuru abantu bari kuyakurikira, urebe byanze bikunze, abantu bari guhita bigaragaza. Tuzi neza ko ayo makuru bari kuvugwa afite ububi bwayo. Benshi
99% bakurikiye ubwo bubi bw'ayo makuru, barashyigikiye. 1% niwe wenyine uri kuvuga uti ibi bintu biri kuba ni ubugesera. Ariyo mpamvu maze iminsi nitegereza ibibera muri Amerika, amakuru maba hari, aho bica, ibi byose biri kubayo, ibintu by'amanyanga biri muri za Afurika biri he byose, bigakwirakwira isi yose. Noneho ukareba amagambo abantu babivugaho, noneho wareba ukuri kwabyo, washungura ukuri kugaragara, abantu bavuga ukuri kugaragara, wareba no muri video wakifashe na Bibiliya ukabona ukuri kuragaragara, noneho abantu bakabigoreka. Abantu bari kugoreka ukuri, abantu bashaka kumva ukuri, abantu barashaka yuko noneho se kibi Satani aganza akaza hagaragara. Ariyo mpamvu rero nahise nibaza tuza hano kumara iki. Biteye ubwoba kuko umuntu uri mu mwuka arabibona. Iyi si irimo iracikamo ibice bibiri: abari kurwanya ukuri, abashyigiye ukuri, bashaka gukorera Imana n'abashaka gukora Satani, noneho bikagaragara ku mugaragaro. Tuza hano ni misiyo dufite yo kubera abantu urumuri rw'Imana ku bantu b'Imana. Ariko uramutse umenye ko utazana kugira ngo ugwize imitungo, ugwize amashuri, ugwize ubwibone, wabifata ute? Ikimenyimenye ni ikihe? Uzibuke abahirwe bose iyo bavuye muri ino si barakubwira bati imitungo yose natunze amamiliyoni n'amamiliyari y'amadolari ntacyo yamariye kugira ngo aramire ubugingo bwanjye cyangwa ubuzima bwanjye. Urugero rufatika ni Steve Jobs. Yaravuze ngo iby'isi byose ntacyo byamariye, yari umugwizatunga ukomeye uhambaye. Iyo misiyo rero tutamenye, tutabwiwe kera na kare, kugira ngo dukure iyo misiyo tuyizi yo kubera abantu urumuri, kugira ngo dukiranuke, atari ukurya gusa ngo uryame, atari ugukura ngo ubone amashuri, ubone ubuzi, ubone amafaranga, wumve ngo umeze neza. No, kuko iyo misiyo tutayimenye wakibyibajije. Ese none ukibaza uti kuki Imana noneho idahita ibyikorera kugira ngo ihite irangiza iyo gahunda? No, Imana ntawe ihatira gukiranuka. Niyo mpamvu Imana yaguhaye amahitamo ya muntu. Kuki byafashe igihe kirekire kugira ngo tumenye ko ahubwo turi kuri iyi misiyo yo gukiranuka? Nuko byamye iteka bitsikamirwa, bihishwa. Ariko Uwiteka Kristo yaravuze ngo muri iyo misi ya nyuma nta gihishe kitazajya hagaragara. Niyo mpamvu biri kugenda bigaragara, noneho abantu bakaza mu bubyutse. Benshi nkuko nakubwiza 99% barakiryamiye, bari kurwana n'imitungo y'isi, bari kurwana n'iby'isi, barimo bararwana n'ayo makuru mabi ari kuvuga ku isi hose, bakabintyoza mu kuyamamaza no kuyakurikira aho gushaka ijambo ry'Imana. Nkakubwira nti rero wewe umuntu, Imana yagiriye ubuntu kugira ngo urumuri rwayo ku bantu bayo, kangura abantu. Igihe ni iki? Kanguka nawe muntu wibere mu by'isi utazi ibintu biva niyo bya. Kanguka ushake mu maso y'Imana, urebe uko wakiranuka, kugira ngo icyo gihe cyagenwe nikigera ntuzisange uri ku ruhande rwa Satani, ahubwo uzisange uri ku ruhande rw'Imana. Ngibyo rero ibiri kuba muri ino si, cyane cyane ukabirebera mu ndorerwamo y'ibibazo biri kubera ku isi ahantu hose. Igihugu cyose wajyamo ugafata ikibazo kiriyo. Buri gihugu ku isi, hafi ibihugu byose ku isi, harimo ibintu twakwita ubugesera biri kuberayo. Reba ibiri kubera muri Amerika, reba ibiri kubera mu Burayi, za Afurika, ni henshi ibiri kubayo, ni byinshi cyane. Noneho ikibabaje ni iki? Nuko biri gucamo abantu ibice, benshi rero bagashyikira ibinyoma. Ni ukuvuga ngo Imana irakomeye. Iri jambo ry'Imana icyo ryavuze ntigishobora guhera cyangwa gutinda ubuziraherezo. Kizaza, igihe kirageze. Urugero nagwa ni uruhe? Kango urugero, ubona abantu bose bavuga ngo bakunda Imana, ari cyo giherezo kikaza hakaba nk'ikintu kibi. Nagwa nk'urugero muri Amerika, abantu bakagambanira nk'umuntu bakamwica, bamara kumwica ababigizemo uruhare bakaza bakavuga ati turabere,
bakavuga ati dore uko ibintu byagenze, ibintu bigaragarira biri kuri kamera ku buryo utavuga ngo ni video imwe 10, ni video 20, video zirenga 50 zigaragaza ibintu byabaye abantu bakabihindura imbere y'abantu. Nibwo tuvuga ngo iyi si ni iya Satani koko. Kandi ibiri kuba ku isi ahantu hose mu bihugu byose niko bimeze. Ibintu biraba biri on record, biri kuri kamera, byafashwe, bizwi, bigaragara ku maso y'abantu, hakaza abantu amamiliyari aribo benshi bakemeza ko ibyo bintu atari byo, bakarwanya ba bandi bashaka kukuri kuza hanze. Nakubwira nti rero umuntu umenye ko igihe cy'ukuri kiri kugera, tangira uwo umunyakuri, uwo umukiranutsi, kugira ngo ntuzisange uri ku ruhande rwa Satani. Nkabashimira rero twabanye, nawe mukomeje kwiyandikisha, nawe utariyandikisha subscribe, ukandeho like kugira ngo ubu butumwa bugere ku bantu benshi cyane, maze abantu bakiranuke, kuko igihe ari igihe cyageze kugira ngo abantu babuhoke bave ku ngoyi ya Satani byaze bikunze. Nubwo Satani azigarura abantu igihe gito, ariko ntuzabe warigaruwe waragizwe ingaruzwa muheto muri abantu bake n'igihe cyaba gito. Noneho icyo gihe nikigera, ese uzihishana ikimwaro cyangwa uzahagarara bwuma uhagarare mu kuri, kuko wamenye Imana, wamenye impamvu waje hano, ko ugomba gukiranuka, none ugahatira n'abandi, ukigisha n'abandi, ukanona n'abandi gukiranuka, kugira ngo tuzaragwe ubwami bw'Uwiteka twemye, tudapfukiranwe n'ipfunwe cyangwa ikimwaro. Benshi mu minsi ije bagiye kugaragara, abantu ntibabizi. Nari ngiye gusoza ntabivuzeho. Mu minsi ije abantu bose bakurikira ibinyoma, bashaka gupfukirana ukuri, babona ukuri kandi batagushaka bakubona kugaragara, cyangwa ntibanagushake, abo bantu bagiye gukorwa n'ikimwaro n'isoni, ku buryo benshi bagiye kuzajya bagenda bihishe kubera ikimwaro n'ipfunwe. Hari byinshi njya mvuga. Imana ni umuhanga ukomeye cyane. Abantu benshi bari ku YouTube, bari ku video, bari kurwanya ukuri. Ejo bundi nibwo nibajije, mu myaka 5 cyangwa 10 ukuri ni kugaragara, abo bantu bose babishyize hanze bari ku video bagaragara ko bari abanyabinyoma, bizagenda gute? Niyo mpamvu Imana igiye gutamaza kugaragaza, gushyira hanze abantu bose b'abanyabinyoma. Yarabahaye baharugari, bagira abantu babakurikira, tegeza kujyana abantu mu buyobe, ibihumbi n'ibihumbi, amamiliyoni n'amamiliyoni. Iyo minsi rero iri kugenda yegereza, kuko nawe wamurugero muri Amerika hari umuntu ufite abantu bamukurikira amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko buri cyumweru 20,000 by'abantu biri kumuvaho kubera kudakunda ukuri, kubera gushaka gupfukirana ukuri. Uribaza abantu 20,000 bari kuva kuri uwo muntu buri cyumweru, abantu barenga 600 hafi 700 buri munsi. Urumva ko iminsi ije abanyabinyoma bose bagiye kugaragara, nubwo Satani acunda umuvuno, ariko azasanga Imana iri ku bihe iteka. Ngayo nguko uko ibintu bihagaze, uko bimeze, ukuri kuri kugenda kugaragara gahoro gahoro. Cya kinyoma cyafashe sanseri, cyafashe asanseri, cyafashe reveta, kirimo kiragenda gihananuka, noneho kwa kuri kwafashe amasikariye, ingazi, kugenda kuzamuka gahoro gahoro, kugira ngo abantu bagarure ububyutse n'ubukiranutsi kuri no si, kugira ngo uko Imana yamye bishaka ibiri mu ijuru bize ku isi. Kandi ko bigiye kumera nta kabuza, wabyanga wabyemera, kuko nukunda ukuri ugashaka ukuri ugasangiza abandi ukuri, nawe uzaza mu mubare w'abakiranutsi Imana ishaka kuzaraga ubutware. Shaka ukuri rero, kunda ukuri, usangiza abandi ukuri, kugira ngo Uwiteka azakwiyereke, noneho uzayoborane n'umwami wacu Yeshua HaMashiach, benshi bita Kristo, wemye uganje, utihisha kubera ikimwaro n'ipfunwe ry'ibinyoma no kudakunda ukuri wagiyemo
kuko uzaba waragira ubuntu ukamenya Imana ukavanamo akanenge kawe hakiri kare ukaza ukadusanga mu kuri kugira ngo tubere abandi urumuri. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, toda raba tov meyo.